Mama. Não, guias. Não, guias, não. Mama, guias. Mostrei inkuru nziza. Subize ko amashuri yanjye. Subira banyegera. Nyine hano ruguru hari umushinga waje niba ushaka kutwishyurira imyuga. Mama nyine nagira ngo usabe n'ibihumbi 5 kwiyandikisha ubimenye ndebe ko nakomeza kwiga mama. Sibyo? Chou! Chérie! Oui. Nous ça. Isaha? Oui. Ok, isaha se. Muri phone ntibirimo. Ya ndambaye isaha. Ok. Uri kugenda wihuta wagira ngo. Nakerewe. Ajojo rashimije. Uze bafungura batya. Urabona? Weguraka. Bikore. Byikoye. Iramenyereye ya indi ya Golden isaha yarisha kandi noneho wayivanye. Reka ndumusirimu. Utya no ugakandaka ukagira utya. Arega ndaje nkagushakira nkakagabo nene ya niza abagabo ngiye mfite imwe ya Golden ijyanye n'impeta. Okay. Bikaba bisa. Nta kibazo nzagushakira indi. Ese ko umeze nk'utarwiyambitse wakererewe? Nakerewe cyane. Ngiye kuri chantier hari utuntu ngiye kureba. Meze utese? Urageza pyramid se? Ako se mana yajya ko Jojo. Ubu kuko nagushobora kureka ngo manze ngiye mu kazi tuze kubonana. Nyine nari mfite agatekerezo nashaka kugezaho niyo mpamvu ndi kugira ngo numve niba pyramid dufite akazi. Ibitekerezo byawe. Ko jya unyumva mugabo mwiza. Ibitekerezo utambwiye nijoro nkabimbwire mu gitondo ugahenga ngiye mu kazi kari kubizana ngahambwire. Ubu nibwo bije wenda. Ngahambwire. Uyu wese ko yamaze kurya ngiye mpaze ibitekerezo mbyibagirwa. Ariko Jojo uti igitekerezo. Nyine shuri niba pyramid dufite umwanya waretse twaza kunyarukira kwa muganga. Muke. Hari kimwe nshaka kukubwira kandi ukakimenya. Ikintu cya mbere uzaje kunyetandika ko ntago genda inyoko. Ntubizi neza se ko nari inyoko. Icya kabiri urajya kwiga muzamara icyo. Ku mwuzukuru uzabyaye nkamutuma amazi. Ku mugabo uzashaka nkabona umumaro wiwe. Wowe wishyura ishuri. Uzari kurikana n'abandi. Mama wajunyumva. Kai hubuje kuri Muke. Umuje kunyita mama uratamamagara mama. Ese basi nje nkwita ndeko. Ntabwo twonetwa. Yenitwa Tereza. Ikindi ushaka kujya kwiga. Ahantu nyoko bamushyingura hazi. Fata umuhanda umuryango nguyu ugene ku gituro cya nyoko. Ugere ujya kumva ye umubwire ngo mama nshaka kuzuka ukaza ukamiza amafaranga nkajya ku ishuri kwiga imyuga. Nzure mama. Yego. Uze mama yazo. Ubu nta nubwo aranabora cyane niyo yabura ntago habura utuntu kutuguka turi mu kuzimu. Mama je mama wowe ntago je nakucyara shiti yanjye. Mama wajunyumva ko ndakwiginze mama. N'ibihumbi 5 regana. Nakubwiye ko nta mafaranga mfite ndakuyakanyoko. Wumvise? Uze mama ndagenda naburura amagufa yiko. Winterimo. Wowe ntago uri wimarangira agiriye ku gise. Wumvise neza? Wowe ntabwo uri w'Imana wanjye uzashaka umugabo w'umuzungu akanzanya amadolari n'amadovize. Wowe ntabwo uri w'Imana wanjye ndahetse ku mugongo. Wumvise? Kuma Sebase mubwire mva hari ikintu kimwe shaka kukubwira. Nta ruhare na rumwe nagize mu gupfa kwa mama. Ni wowe ndeba mama n'ibihumbi 5 byonyine nuko. Ndashaka kwiga mama mfite inzozi. Waretse twaza kunyarukira kwa muganga rwose. Ako Jojo nta nubwo ushobora kuvuga uti reka duhe umwanya iby'abanyamasengesho batubwiye dutegereze gushaka kw'Imana. Hoye nyine iby'abanyamasengesho ndabyumva ariko turi abantu bize kameme turasobanutse tukwiye no gukoresha ubwenge tukagiye no kwa muganga riga kuba twagiyeyo bakadupima twese tukamenya ngo nta kibazo mfite nawe nta kibazo ufite nabyo byarushaho gutuma twizera. None se Jojo ugushatse kuvuga ko nge nawe
kurambirwa biradufashe duteye imana umugongo tugiye mu bitaro mu kureba abadogiteri sakoresha ubwenge batahawe n'Imana. Ibi bintu tube tubyihoresherera wize ndagukunda cyane pe. Twikwihutisha ibintu. Niba Imana itaduhaye urubyaro uyu munsi ndabize ejo tuzarubona. Nta bantu sujya wumva bamara n'imyaka 10. Ariko rero ntubyumve nabi mugabo mwiza. Giwe si uko nizeye Imana, ahubwo nuko ngira ngo nyine dukoreshe n'uburyo bugezweho tunivuze rika. Ko umuntu yakwicara azi ko nta kibazo afite se byo bitwaye. None kango sabi. Uzi ikigori? Uzi ikigori? Yego. Uzi inkongwa? Ukuzi inkongwa ijya mu kigori ikajya mu gitiritiri ikamunga. Niko nzamunga umutima wawe. Basi nacumuye ikigo. Ntongere gufungura toilette umamagara. Wumvise? Mama n'ibihumbi 5 byonyine Mane n'abandi gatare n'umuryango gatane n'izi. Mama gusa wakoze ni rimwe ryonyine ryo kumbyara warangiza ukagenda ukansiga. Mama uyu munsi ndamaheru. Uyu munsi wa none iyo nirebye mbona nta hantu na hamwe nzagera muri ubu buzima. Abantu bose bambona nk'ikigoryi. Mama papa sinzi ikibazo afite muri mama ni iki wankoze koko. Mama uyu munsi ntabwo nzi niba nzavamo umugore gusa mama. Cyakubwira ukuntu mba numva nshaka kubona agasura kawe basi bwarimwe. Mama bwarimwe mu buzima. Mama ndimo ndamungwa. Oya rega wijya kure. Hari umuganga witwa Felix nari naganirije. Arambwira ngo inaha basigaye bafite iterambere ngo basigaye bafite ibintu by'ubuvuzi. Ngo uragenda rwose bakagusuzuma. Bakamenya niba umugore ari muzima niba umugabo ari muzima. Kandi rero sinzi impamvu buri gihe mubwiye kujya kwa muganga ubyitakana. Twagira ngo ufite ikibazo urakizi neza. Rega sheri we nta kibazo mfite. Ubwo urumva ahubwo nitwa dukunda gusenga. Mbanyira ngo Imana itandeba nabi. Nkaba nagaragaye nk'utize y'ibyo yambwiye. Buriya ndaguhamiriza ntashidikanya ko urabona urahana batubwira muri Bibiliya ngo yamaze igihe kinini cyane ategereje. Urabizi Imana yamuhaye umwana. Rero Aburahamu nawe yaje guhabwa nde Isaka. Icyo kintu ngira ngo uri kucyumva neza. Nanjye na Jojo hari uw'Imana iri kudutegurira igiye kugera gute kuzatubya ibyo baganga bubyiboreye. Ako nyamara Imana ikorera mu bantu. Bo nacyo reka ngere mu kazi ninza kurya saa 6 turabivugana twanajyayo nta. Akazi keza rero mugabo mwiza. Imana ikurinde. Mama bite. Igera hino kujya usubiza neza ariko. Mana yanjye. Uranyibagira. Ariko wowe. No mu nzira nuko Ariko Mana ishobora byose. Ariko we ntunaho. Cyiki cyane. Kubundi bimeze. Ntabwo nakwibagirwa n'ukuri kw'Imana. Siko nari gukumbuye. Nari gukumbuye. Umeze mutese? Ukeyemo. Nawe n'ukuri. Sisi No mu muhanda. ushaka kujya mu rugo. Erega haciye ntihajya haca urwango. Amakuru yawe. Usubiza ari.
ndagira ngo tuvuge nyine ese ni ngombwa kugira ngo uhagarare aha ngaha nyine ndagira ngo uhagarare aho ngaho ugiye ambaza ngo ngiye he nawe noneho ni ukuri kw'Imana ngiye hariya kuri butike y'umuhungu wanjye wavuze ngo butike y'umuhungu wacu se n'uwawe wenyine ko nawe rwose ariko we none ntamumbura kubera umva reka nkubwire Gaspard ni ukuri kw'Imana ntabwo nakwanga pe sibyo ubwo nuko nyine ariko ngo abakiranye neza bagera baranongera bwiye ngo iki nakubwiye ngo abakiranye neza barongera kandi sinibyo gusa burya ubwo se bishatse kuvuga ngo iki naye nkayo niho rya kubona Mana nyagasa noneho rwose Gaspard rega ntabwo ndahinduka kuri wowe ngaho jya wazima kumaswa none bagenda kubikubwira nawe ni cya Damasi ni kira kikuragira kira kigoryi kiragira kimwe kiragira kwa Muzeze ngo cyarankunze gitanya kunshira uturabo ngo mubwire mwana wanjye wowe uzashaka umugabo wize umugabo ufite amafaranga umugabo ukora mu biro ushobora no kuzashaka executive mawo ya executive nago namwemeye executive sabe Kigali nyinshaka umugabo w'i Kigali reka Kigali se bura hararenze uzishakira mu mahanga sase bakishakira nko muri Kongo ako murabizi undi wangure telefone ni ya touch nkajya mura nabo ku mbuga nkoranyambaga abagabo bazungu ko bahura ngo kuri Facebook anoze mwana wanjye se touch nzanye kuri iki akoma ubusura bona nyine urabizi ko tuba dupanga ibintu byinshi kandi bigacamo dukora gaki katuma uri sigura ngaho ya 50 baho oya ni buri ya 60 bigenze gute so twakora iki se kubyo uyibona soma urumva twabishye kuko ugiye nshaka uzashaka umugabo hano mu murenge wacu aho sakora igitera bya umukobwa mwiza umukobwa ufite umugabo w'umukire uzima ngo dukore iki gikira misenso akoma kabwira isubwo taci kandi ko tubigenza ntabwo nzanahinduka nise nabyanga wo kagira impano ariko se nakwanga ntubutse wambyariye hungu none undifuza ko none wambyarira nako yego mwana nyagasani akagira mushiki kira Mariya utasama nk'icyaha ye ngo yes ngo twongere tubyarane waciye se ajya tuba mubizi se iyo nkuru si wanyibwire ngo cyangwa oya ntabwo nakwanga nuko icyo nicyo nifuzaga rero okay dufitanye igihango pe kuko Yves wanje ni wowe mama Yves ariko rero oya banze unyumve oya banze unyumve se ni usekeye gusa yusese gusa umutima wanjye urongera ugasubiraho wari wibereye ariko rero urumva wenda ngo ukuri gushirira mu biganiro iryo jambo uvuze urisubiza kuri kwiye kongera kubyarana nawe ntabwo byakunda mu miryango ntabwo nyine wabona ntabwo byakunda mu miryango ivarahagije ntabwo byashoboka kuko naba ndutanze ubugira kabiri n'ubundi ntabwo byabaye neza mu muryango byafashwe nabi cyane ko kiriya gihe waramfatiranye mu rupfu urumva Gaspard tujye tuganira naragufatiranye buriya oya kuko nari ngifite akababaro Yozefa ntabwo uri bitoki waretse tukatugurisha ibitoki kwasha cyakoze mama kamubwira kugira ngo papa batabimenya aza agure kimwe asembuka nk'ibindi bitanu agura iki agure ibitoki umurima we hepfo ibitoki nka 6 mu kwezi mwaka uzashaka amafaranga utarayawa tuzatuyatsimba ahubwo ngubwo nduzajya yabika ngewe ndakuze nayageranywa mu kigage rwose ujye uyabika zanyibikira urumva yo tubigurisha nk'amezi nk'atanu tuzaba twayabonye ubundi nanjye nzajye nirirwa nifotoza karitsiye yose ubu ni njye nyampinga muri karitsiye ariko n'ubundi hano ku murenge niwe mukobwa mwiza hano mu Kigarama niwe mukobwa mwiza uhari sishaka kuzashaka umugabo wa gafifi cyangwa kuzashaka umugabo w'umuhinzi cyangwa kuzashaka umugabo w'umushumba oya ugomba gushaka umugabo wawe umuntu uzagaparika imodoka rero kukivango rwose agaparika kwa w'Imana simongera n'amashuri nize urabona ngiye narinzeho gushaka abagabo nk'abo baciriritse nabakara akagoryi ngo nimukesha rwose cyakora mukesha uyu wagomba kubwira Damascene wamubwira ati Damascene wakiza ukivugana na Mukesha mukibera mu rukundo ahubwo nongera kugicaho nzakibwira ati ngwino tujyane mu rugo usange Mukesha ujye kumuzana Mukesha ariko na Damascene nta mukwiriye Mukesha uzi umuntu mukwiriye akwiye kubana na Kivunja wawe ufite ibitsitsino byuzuye imbaraga sa ugera jyajya tugenda ngo
rwose mwana we ahubwo mukesha baboneye umugabo muracyukiza kujya mama gawe umva aribuze abandi bana ba mama wabo ngewe ufite mama abandi baraherekeje ikindi kintu mwana wanjye nashaka gukora imirimo n'abantu bari bakinshagaye imiryango rero igihe yaje kubibonera muri make turi twenyine inda imaze kugaragara havuzwe amagambo menshi cyane hari se batavuga uwanze kuvugwa ntiyavutse icyo gihe batangira kumbarira amezi ngo barebe yuko ariyo nasigiwe na nyakwigendera amezi barambariye akahubwo ngo setse nabanje no kuyihisha reka nanjye se nabanje no kuyihisha wese guhisha gute noneho indiranga rero nuko nawe urabyumva ubwo mu gihe cyo kujya kubyara niho baje kubona ko yanda atari ya nyakwigendera ari yandi oya gasipari oya uri n'umuntu mubi wagiye kuza umwana haza ari wowe musamusa kuko none se yaje atari foto ko twongera ako kantu we nibyo nani nkubwira ntabwo byakunda ni ukuri mugabo mwiza sinzakwanga okay ibyabaye kiriya gihe ariko ntabwo bizongera yagiye kurangura i Kigali n'ubundi agira ngo nihute ngende mfungure reka tugende tuganira rega n'ubundi turabiganira tuve no mu nzira tugerereza abandi rega ntabwo nzakureka wongera kubyara kwanjye nawe we ntabwo nakwanga ndakabura ibyo wanjye urumva usibye no kongera kubyara ndagira ngo umubano wanjye nawe uhagararire ahangaha wa mugabo we dore ufite abana wa mugabo we ufite urugo wa mugabo we ufite umugore ibyo bintu ni nkomeza kuvuga ngo nje kongera kubyivurugutamo bizabyara kamwana ngewe rwose turangirizanya aha n'ibindi ibintu by'imitsi ntabwo bikunda kuza mu mwana wanjye kugira ngo umuzungu ajye ansuza sundura sinkunguzi mukesha ngiye kumuha ikinyarwanda ngiye kumubwiza ukuri mama ngwino oya byihore reka nigire kwerekanye rega mama bikujye umenya ko umaze gusara reka nigire ndahangana kwanga mwana wakora umuti ubundi wari umusazi numve wahere kandi mbeka nyenyenyenyenyenyenyoshona sonanga ari mu rusengero ujya kwabira ku gasozi n'iburiwe mubwire niba uri igikeri wajya umanuka ukajya mu gishanga kurimbana n'ibikeri bigenzi byawe nta soni cyangwa ukajya ugenda ukicara mu irimbi ugacukura bashyinguye nyoko ukamuririmbira wakumva urambiwe ukongera ukamutaba ugataha imbere wahereye se kuririmba koko bituma nabyibuha hakundi wowe ubona umuntu yashyira amaraso ku mubiri gute buri kanya uri kwasama uri kuririmba uri guca ariko reka mubwire ngeyo nkubonye umva nicyo kintu cyonyine kimara mibi kuko ubona gusa ona nabyo bagute urambangamira untera stress gute nabyibuha so wandi kankoza ubundi ugira umutima none urabona mumeka gute na mutima mfite ahubwo nta mutima ufite none umuntu mwe w'ikigo ryaba afite umutima umva imbere wahereye reka mubwire ubwa mbere n'ubwo yimo nkwiyama sinzongeye kukwiyama ubutanze nyamukora muri matama yawe kambaze nkubwire rogo twavuba n'igende namwe mfitanye nawe ninde uciye aha ninde bajombye ninde bateye ishoti ninde bagize gute ese mwagiye mureka nkahumeka ahubwo reka duhumeke njye na mama nasundi urabona ibyo bibi byose bikwende ni wowe nyine ni wowe kibimira uno rugo wagira ngo urunugu ruveje urwaho urudutse ruraza guhita rwitura hano ubundi ubwo waravutse umuntu umeze nkawe mani imbere kahere njye bagamira ugayiba nkwitaba ntukajye umenyera undi kiri n'ibiki bayo hano yego uru rugo rubamo abazimu rubamo ibikiko ngo iki mukawo hakubonye muke uruzuye ugende umuzimu enge nari ndamuzimu irebe nese urabona dutandukanye hera hasi bizamure
se ujye wibuka ko dufite amaraso amwe. Amaraso we nande? Njyewe nawe amaraso amwe. Umva nkubwire cece gufunga uwo munwa wawe. Tazagera umuntu byumva. Njye nawe turatandukanye. Cyakoze yo ushaka kuvuga amaraso y'indagara. Turabavandi. We nande? Ibi byose Abavandimwe ngira. Njyewe ndi umwana umwe wa kigoryo. Atazagera umuntu byumva kugira ngo tuzajye kugabana rero n'iminani uzusaka turahandi uzukurura umuntu. Namuvandimwe ngiye kamanze nkubwire. Niyo minani yose mwayireka ariko basi mukama amahoro. Amahoro ni amahoro uzigera ugira ukimira runo rugo. Niba ushaka amahoro va hano ugende. Ese murashaka kunyohereza he? Va hano ugende. Kuko ukiri hano nta mahoro uhateze nta neza hakura. Uri kumva kandi reka nkubwire ikintu. Njyewe uri hano mbuze amahoro hakurya ugume muri runo rugo. Njyewe nzagenda. Ariko nanjye nzasiga nkwemeje. Turabavandi. Wo nakubwiye ngo sindi muvandimwe wawe. Ngera wumva ko ari umuntu umeze nk'ikigoryi nkawe. Reba iriwe kuno umeze uri ikigoryi wagira ngo nta nubwo bagutwisagira ngo nuruntu nyine Imana yaje ureka nanjye nkavuga. Uvuga iki so? Rebije mama mwahereye mama cahantera umugeni Aha. cyangwa ugira Rogotwa numve. Reka nkubwire. Buriya n'izibika zari amagi. Nshatse kuvuga iki? Ibika ninde yavuze ngo ndi inkoko. Igi ninde? Igi ni wowe. Menya ngo nzakumena niba uri iki. Nshatse kuvuga ko ntari ibuye. Ndakura. Sibyo? Ibi byose mwirwa mwigira aha ngaha mungaragura. Hari umunsi uzandera. Ariko rero badusigaye reba filme. Urakura. Ukura n'iki se? Ukurira hehe se? Warabona uzakura muri runo rugo? Ibyo ntabwo bishoboka. Ntabwo uzigera ukura muri runo rugo. Ko ndakwanga nzakomeza nkwange ugomba kuvana ugashogoshira ukajya kwangara Bandimwe. ntabwo ndi umuvandimwe wawe Dufite amaraso. nkawe wagira ngo ubundi goye baragutwise niyo cyakoze n'abana gutwise bagutwise do ameza yabiri wari utaraza Waranavutse. ari abagabo mfite gute ntongeye kuncogoza giye nukajya uncogoza nari ikintu cyo kuvuga nawe koropa ukora kwiyongera ukoropa uze nkwereke n'ahandi ari sinonye kuvurengesha ijambo nari komana shinje narumiwe Niba mu rugo nibyo bituma ntashyira uturaso ku mubiri. Alo? Nakubwiye ngo batahe. Ikenze nese ni iminsi ngara. Nese nindi rukwashira umutima wo kuza kwishyuza ubu ngubu. Ako mujye mumenya no gutandukanya amasaha y'akazi. Oya na amasaha yo kumumagara mumbwira ngo abakozi. Okay. Babwire ko ntari noneho. Ndi kugutesha umutwe. Irashansi irananiye neza. Abakozi tubahembera ikenzeni, nta nubwo tubahembera ukwezi. Ariko ibaza abantu kwifatashiza iminsi 10 ukabona nka batanu bashora pensiyo ngo buduhaye yacu abamaso. Erega shaka gukinisha muri iminsi yarukene. Nukuri. Ahubwo uzabirwa mu ngo ubikurikirana uburi kuri stock agiye akurikirana birya bipande byabo abasinyira imibyizi. Umuntu nubwo abageze mu mibyizi. Niwo bashuka. Je narangije gukurikira amakuru niwo bashuka. Ahubwo buriya niwo upanga nawe akabararura. Ahubwo reka ngire n'ikindi kintu uzacungura utazajya bakwiba. Uriya muntu wo kuri stock hari ukuntu afata ibipande nk'igipande kimwe cy'umukozi umwe cy'umufundi cyangwa umuyede akakibaruraho irangamuntu imwe noneho umubare wa nyuma akaba ariho hindura n'umwe mo hagati ariko agakoresha irangamuntu imwe akabaruraho nk'abantu batatu kandi ayo mafaranga ni menshi. Uziko nigeze kubikoraho kera nkiri umukobwa. Noneho twebwe umubare agafata irangamuntu agashyira abantu bane. Yarabidukoraga twe ariko njye nigeze kumusarana no nkajya mufasha kwiba amafaranga. Ngaho ndambwira. Nyine ufata igipande urabona igipande cya buri mufundi. Urabona ko umufundi barabarura bagashyiraho nimero yiwe y'irangamuntu. Noneho nimero tuvuge yanjye y'irangamuntu. Umubare wa nyuma kuko niwo umuntu areba cyane. Uhita uwuhindura ukawushyiraho uwundi ugashaka n'undi wo hagati ukawuhindura. Ku buryo abona ari irangamuntu zitandukanye. Wowe renga boss ugiye guhemba ureba buri kibipande nuriya mu engineer wawe areba gutya akabona n'abantu batandukanye. Ugahemba nk'abafundi 50 harakoze 20. Ejo bundi nashatse kutongana na Seti ura engineer. Yego. Ndubwira Seti ko ndi kubona dusora amafaranga menshi ariko mwambona muri shatsi y'abakozi ari baki. Arambwira ati reka nkwereke ukuntu uzabikora mbaho ikintu yambwiye sasa rero. Ikenzeni nirangira nzajya kwihembera. Nundi uzasaga mu ikayi barasinye. Dore ukuntu ngiye kubigenza. Nzajya kwihembera buri wese ajaza yifatire amafaranga ye irangamuntu ye. None usanga bije verifie noneho. Wowe nsanga bidahura jya hariya. Wowe bidahura jya hariya. Mugabo mwizura bafasha ahubwo karangiye. Uzahita ubivumbura. Ari ikindi kintu. Wima ko ari umuti. Teresa mugore mwiza.
warugize Gasi ntuzongeye kumpamagara gutyo ndakwiyamye kigomba gutse mugore wumvise mpamagara gutyo gihe ntabwo nicunguye twapfuye iki ko ngukunda karuka bibizi nkuri ariko Gasi reka ngwaze ikibazo kimwe ubyuka mu gitondo ugenda ukiriga iyo ngiye mu mbutabuta ugataha nimugoroba uje kuryama ikindi gihe uzuje kubyuka ukaza umpamagara nigiye mugabo mu rugo nigiye wesenya nigiye mpinga nigiye ibintu byose byarabaye hazo kaza kumbwira ngo ngurankunda nkunda miti wowe se mugore wanjye siriya nka sinari nazira ndi umugore wawe sijya wazira wiriwe nziragi ntabwo ndi umugore wari kumubwiye wese uri umugabo yego karibu dore ariko se nawe usigaye ukomanga sha oya n'ujya ukomanga jya uza wisanzura ariko reka nkubwire murumuna wawe agira ikinyabupfura oya n'umwana mwiza arito uyu mwana yararezwe oya twese ariko yewe ni mwese ariko yararezwe none ibyubahira aranyubaha ubona yitwararitse kumanda ese njye ntabwo nkubaha sheri uri kuvuga murumuna wawe oya hari ukuntu aba yabibirinduye nkumva hanashatse kubi oya wowe ari ngombwa kunyubaha ariko murumuna wawe n'ukuri iminsi amaze ahangaha ni imfura uretse kuba kari akantu yagize ko kundusha intuza ndakumvise ntabwo wanyire kumurusha intuza ariko nanjye gusa ariko ntabwo akazi kanyu ntabwo kabemerera ubusa uhura n'abantu babaje stoma cyane n'umupatiri w'ubu nta kintu bitwaye mwemeze bite se sha byo wagiye ni ibyishimo ni umunezero nyagasani yansubije kwasha turayinywera oya perime wayibonye kakaye tuvugana gusa nuko batari bayandika amanota yanjye ubu ngubu wakakasa amakuntu tugahagarara ugahaguruka nagezeho ku ikoni rya kane uratetera hagarika noneho ubwo bwahise buza ariko ndayicumisha no kuzindura ariko ndakata mbona ikoni ndivuyemo n'ibyishimo nakubwiye wacu tugira ubwenge cyane ibintu byose tugiyemo tubikora neza oyavuga ngo Eva afite ubwenge ariko wajya narimbizi njye narimbizi nagiye mbwira ngo genda ugerageze kamwereke ndakata umugurire moto ubwo tumugure nk'akavuatiri nase perime ya moto arayitwarisha ivatiri Eva afite ubwenge azagenda ariko akorere ni wakamwereka oya hari ahantu byaba ari sawa akamoto ni sawa akamoto nese reba iwacu reba uriya muhanda ukuntu umeze haracyarimo ibinogo iyo ugendamo niho kugenda mu gisoro ese ushaka kumbwira ko uzasubira kubimu cyane asubira rigari y'akaduka kanjye asubwa nakareka hariyo umukecuru hari iduka niho ndi kubona ubuzima buri gushaka kuzamuka ibintu byo kwiharika ndashaka kubijyamo nabyo ku buryo nzayamba mfite yenda nk'akarima k'ibirayi nkaba natera n'urutoki barakuze urumva byose bikaba byakunda ese niyo mipango ufite njyabwo rero mvaga wiyiziye mu mujyi nyine w'umuntu wo mu mujyi so ivi rero nuse wa mwana si wanjye twabyaye bari abantu n'abandi sinabo ngaho none ndumva kuki urabizi ko ari we mugore nkunda kandi nemera wenyine umugore nyine ukunda uramuvunisha umugore ukunda nyine uragenda ukamusiga ukajya mu kabari ukirirwa uhohomera ukamusiga hanyuma ukamubwira ngo ntugiye umugore ukunda eshe sinakuzaniye icupa gacumure ku mwamba gucumu icupa n'agacupa si njyewe kakuzaniye kuko umugore wanjye hari ikintu njya gucura wumva icupa rihagije genda gushatse kugira ngo uzabindane amacupa gusa shaka ikiganza ikintu ukunda nanjye ngikukundisha niba uyu munsi utamenye guhaha umuceri umenye guhaha peteroli umenye guhaha amavuta umenye guhaha n'agasosi ndakumenyesha yuko ubwo nyine ntabwo uri umugabo umunsi wamenye kubahiriza nshinga nibwo uzaba wabaye umugabo ujya utarabyubahiriza nta mugabo ukurimo tere kubona ndetse nakuguriye inkoko nuko none wari waguze inkoko ntabwo ari wayiriye ntabwo ari wariye amaguru uranabinibukije cyane ko nararongoye koko pe ndishimye ariko iyo uvuze wishimye nanjye mba nishimye ariko ntabwo reka mubaze abakobwa bonge biriwe bate kugira abangahe turagukunda ngira ngo arabibonye madamu wanjye
ikibasumba buri ntabwo nkivuga ngo madamu njya mvuga ngo ikibasumba nawe aragukunda oya rwose nta kibazo kandi yabimbwiyeho avuga ati Yves agiye gukora ndamubwira nti ndabizarahiza muri mwana ahubwo turebe icyo kumufasha ndagira ngo aka kanya ibyishimo wari ufite bibe double chérie karame ubwo uze kubikurikirana ariko tubanze tuzane n'icyo kunywa ahubwo tubinywere umunsi mukuru tubanze tunawizihize umwe ikibundi anywa kaveruje ntuzane ibintu by'ibyagwa byo mu cyaro n'ibibyeri anywa kaveruje ndagerageza ariko rero wagasoma sha karitwa gatitsimuri ikibazo ni kimwe ndumva ibyishimo mfite amatsiko mfite kugera mu rugo no kubivuga ushaka ko namwereka oya ko se wagenda ikaba uko mu cyaro babana ubu bashaka ko abantu gusa mu cyaro babanza bakabimenya ibaze no mukecuru mama agomba kumenya umuntu ese mama aracyakunda kwizihirwa no gusetsa maze iminsi nta kantu muhasha nujya kugenda uzi kumbwira ngo ugure nk'akantu ahubwo kunga ko twari gusangira mwakamuha impamba ukakamugeza mu cyaro wageze mu cyaro mugasangira nawe ariko bwa bwenge afite uvuga afite n'ubundi ariko aho bubaye oya ni bwinshi ahubwo uru rugo rusaba umunyu ku buryo twabura ibyo kumuha n'ibyo gutwara oya ariko uyu musore afite ubwenge aho kugira ngo wa mugani dufate amafaranga ngo tugiye kumugurira ikarito ya vin rouge wajyamo ukamwongeraho n'utundi nawe akagenda agafata abantu bo mu cyaro agafata umukecuru n'abasore bagenzi be akabagurira icupa bakishima nabo hari ikibazo se ariko nabo basitereje ubundi ni wowe uri bafure wangerega mwiza niko usari gato umva ibyo ndimo ndababwira rero mu kazi bari baramutesheje umutwe niyo byo ari mu mwinjiro nibategereze ikenze ni irangire kuko ngiye kumwe muzajya bari kwishyuza Serious bari kwishyuza umu engineer we ashaka kubagambana n'abafundi bakamuha none se Yves tukiri muri ayo se nkutegura agaki ko kurya ntabwo uri bugende rero utariye amakaroni suzajya urya amakaroni burya wowe umuntu ko ibyo naryo mu cyaro hari utuntu hano mu mujyi bajya barya amakaroni ugashyiraho inyama ziseye bitaryambashe reka bari byo gutegura nta kibazo ubundi ngiye kwicara nka boss wamenye garaviye kuri wawe arabamara uretse nze mbanze ntegura icyo kurya ndaje ntabwo se ni ibyishimo rwose umwana buba muri rugo n'umwe umukesha wenyine nako ni w'Imana none se undi n'uwawe ndi n'uwawe yewe wanjye mafite n'umwe nawe wawe bafite n'umwe none se twajya hariya kwa Mari kuva kugurira urwabo aba ariko rukeneye muri runo rugo cyangwa hakeneye ibiryo reka rero nkubwira akantu keza kandi uraseka pe reba hano hantu akantu nakuzaniye fungura urebe akantu nakuzaniye urebe no kuzanya umuceri nubwo nawe ari muke ariko ikiro kimwe se kiraduhaza yibuze uyu munsi imyaka yose tumaranye uyu munsi nibwo ubaye umugabo urakoze rero ariko ubwo nubwo ubaye umugabo uyu munsi ejo ntuzakugira ikintu mbaza naguze umuceri twumvikane gasi twumvikane ngwino twumvikane nta ngwino utaneza rubanda njira nyine